Ese wajyaga wibaza impamvu abantu bamwe basa n'abakomeye imbere y'abandi, ariko iyo bageze mu rugo bakabaho mu mibabaro n'amadeni? Ukuri ni uko kwishushanya gushobora kukwambura amahoro n'iterambere. Inyoni y'imyumbati cyangwa ostrich niyo nyoni nini ku isi. Ifite amababa manini ariko ntiguruka, ahubwo ikoresha imbaraga zayo mu kwiruka cyane kurusha kwigana ibyo itaremewe gukora. Uyu munsi turarebera hamwe impamvu natwe tugomba kwemera abo turi bo no kubaho mu kuri. Mu migani ibice 12 umurongo wa 9 haravuga hati, wubahwa buhoro buhoro ariko afite umugaragu aruta uwishyira hejuru ariko akabura ibyo kurya. Imyumbati cyangwa se ostrich ntabwo imara imbaraga zayo ishaka kuguruka nk'izindi nyoni, ikoresha impano yayo nyakuri ariyo kwiruka vuba no kubaho neza aho iba. Natwe hari igihe dushaka kubaho ubuzima bwo gushimisha abantu, tugura ibintu tutabasha kwishyura, tukambara ibyo tudafitiye ubushobozi, cyangwa tukigira abo tutari bo kugira ngo badushime. Ariko ijambo ry'Imana ritwigisha ko kubaho mu kuri biruta kwishyira hejuru udafite icyo wishingikirijeho. Umuntu wubaka ubuzima bwe buhoro buhoro aba yubaka ejo hazaza harambye. Isomo ryawe uyu munsi niri: ibaza uti niki nkora kugira ngo abantu banyibwire ko nkiri ku rwego runaka kandi nkiri kwangiza ubuzima bwanjye? Niba gihari, tangira kugihagarika uyu munsi. Banyakuri, emera aho ugeze, ukore cyane kandi wiyubakire ejo heza. Abantu bashobora kutabibona uyu munsi, ariko igihe kizavuga. Ese wowe wemera ko kuba mu kuri biruta kwishushanya? Niba ubyemera, andika niteguye mu bitekerezo, kandi ntuzibagirwe gukurikirana uru rugendo. Jya uzinduka uyobora umunsi wawe.